Dore impamvu duhatirwa konsa gusa mu mezi 6 ya mbere. Amashereka atanga intungamubiri zose n'amazi umwana akenera mu mezi 6 ya mbere. Iryo ni ihame. Nta muntu ushobora kubivuguruza. Ntukagire ikindi uha umwana wawe mu mezi 6 ya mbere, kabone n'amazi. Ndagushimiye kandi nguhaye ikaze wo nkurikiye kuri Rama Family. Kandi gushimira ko wemera ko dufatanya kugira ibyo twigisha ababyeyi kugira ngo abana bavutse kuri abo babyeyi bazabe bafite ubuzima buzira umuze. Ntabwo uri gukorera ubusa niba ibi biganiro ubiha n'abandi ukabisangiza n'ababyeyi batandukanye bonsa n'abatwite, buryo buri gukora umurimo mwiza. Buri kugira ngo babana bazabyivuka bazabe bameze neza nta kibazo bafite. Nawe uri gushyira umusingi ku buzima bwabo. Ndabigushimiye cyane. Iteka ryose Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'abahanga mu by'ubuzima badushishikariza ko tutagomba kuvangira abana mbere y'amezi 6 tugomba kubonsa gusa. Nubwo haba hashyushye, amashereka amara inyota umwana. Uramenye ntuzamuha amazi utekereza ko umwana wawe afite inyota. Guha umwana wawe ikindi kintu kitari amashereka bituma atonka. Ntabwo yonka neza, ntabwo yonka kenshi, kandi amashereka yawe agahita agabanuka kubera ko narabibabwiye kuko uko wonsa kenshi ni nako amashereka aba menshi. Amazi, ibindi binyobwa cyangwa ibindi biribwa bishobora gutera umwana wawe uburwayi niba utari ubizi. Abantu benshi baha abana amazi, ariko wowe mubyeyi mu mashereka yawe harimo amazi ahagije. Ashobora gufasha umwana mu gihe cy'amezi 6. Ushobora guha umwana imiti iyo wabibwiwe na muganga gusa. Ahangaha imiti itari iya muganga utandikiwe na muganga uzayirinda umwana wo munsi y'amezi 6 kirazira. Muganga wenyine niwe wandikira umwana imiti. Mu gihe uri konsa, reba umwana wawe mu maso. Mubyeyi, iyo uri konsa, reba umwana wawe mu maso, umwenyure, museke, umuvugishe. Nubwo atagusubiza, ariko aba ari kumva. Umukorere n'utundi tumenyetso ushaka. Umwana ashobora kukureba mu maso no kumva ijwi ryawe. Ntabwo uzavuga ngo nzabikora yararebye. Ntabwo uzamenya igihe azarebera. Bityo uko uba uri kubikora waba ari kumva. Akabumbura amaso rero, akazayabumbura bwa mbere nyine akubona. Icara ahantu wumva utekanye igihe uri konsa, kandi wumve ko amaboko yawe afashe neza umwana nk'uko bikwiriye. Umwana agomba kuba ashobora gukoresha amaboko n'amaguru bye uko abishaka. Uyibihambira, wituma umwana wawe usa n'umuzirikiye mu kintu kugira ngo adateragura amaguru amaboko. Oya, mureke, ni uburenganzira bwe, ndetse biramufasha kugira ngo ariya maguru n'amaboko bibe biri gukora nubwo yabikora ari konka. Kandi ashobora no kugukoraho kuko nyine aba afite amatsiko. Byose ni byiza, ni ingenzi. Akenshi iyo uri konsa umwana uri ahantu hitaruye hatari mu bandi, hatari abantu, ushobora gukuramo imyenda yo hejuru umwana ukamwonsa, nawe ntacyo yambaye, nawe ntacyo wambaye. Ibyo bintu ni ingenzi mu gutanga affection ku mwana. Kandi nizere ko ibi ngibi nawe ujye ubisangiza abandi, ubibwira abandi nabo babimenye, ayo makuru bajye bayamenya. Ndagushimiye.